subscribe kuri Nyawo TV show, nawe utakora subscribe iki gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Ndashimira umunyarwanda wese wakoze subscribe n'utarakora subscribe iki gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu, kugira ngo ujye wabasha kubona update zacu tugenda twa-uploadinga zacu za buri munsi, kugira ngo ubashe kudutera inkunga biciye muri ubyo bwo kureba ibiganiro byacu. Uyu munsi rero ndagira ngo tugaruke kuri Nyarwaya Innocent cyangwa se uzwi wamamaye ku izina nka Yago. Uyu munsi Yago ari mu mazi abira, ariko yatewe n'abantu yise agatsiko, niko navuga ko niwe wabyivugiye. Avuga yuko Umurungi Sabe na Chita na Empire ndetse n'abandi benshi bagiye babuza abantu kujya gukora ibiganiro kwa Yago. Ese koko nibyo? Ndagira ngo wowe tubanye muri iki kiganiro rero ubashe kubana nanjye kugira ngo ubashe kumva inkuru neza. Tugiye kuiva imuzingo. Ndagira ngo rero uyu munsi twivuge ikiganiro kuri Yago ku bintu byagiye bimuvugwa muri showbiz. Yago kugeza ubwo yavuze yuko yahunze agatsiko akerekeza mu gihugu cy'u Buganda. Mu by'ukuri Yago tumuzi nk'umunyamakuru wagize uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu. Agira iterambere ku bantu. Hari abantu benshi cyane bagiye baca kwa Yago kuri chaîne yiwe ya bita Yago TV show, bagiye baca kuri iyo chaîne badafite uruvugiro bakabona uruvugiro. Bagiye bajya kuri hari abantu bagiye bajya kuri chaîne badafite ibyo kurya bakabona ibyo kurya. Hari abantu bagiye bajya kuri chaîne badafite aho kurara bakabona aho kurara. Hari n'abandi benshi tutabashije kurondogora. Yago yagize icyo akora ku buzima bwabo. Mu by'ukuri rero uyu munsi Yago ngubu ari hanze y'igihugu. Ese urabyumva gute kuba Yago yaragiye hanze y'igihugu avuga yuko ahunze abantu bashaka kumwica? Icyo ngicyo ngira ngo tuganireho. Mu by'ukuri rero Yago mumaze iminsi mumwumva mu itangazamakuru, yewe n'umwana wari uri mu nda ashobora kuba yarumvishe inkuru ya Yago bitangirira ku bakobwa. Bitangiriye ku bakobwa, bakamushinja abakobwa yagiye atera amada, bakamushinja abakobwa yagiye ngo afata amafoto bambuye ubusa. Ibyo ngibyo byose bikaba ibyo bagendaga bamushinja. Ikindi, hari abantu ngo bakoraga ibiganiro kwa Yago bajya ku mayandi YouTube channel, abo ngabo bajya kubakoresha ibiganiro bya kabiri bakababwira ko batagomba gukora ibiganiro kwa Yago. Mu by'ukuri Yago nawe bikamutera umujinya, akavuga ati se nk'abantu bagiye baza bansanga muri iki kibuga nkabafasha, channel zabo zigatera imbere, abahanzi benshi cyane nkabafashe nk'abamafaranga kugira ngo nabo babashe gutera imbere, kuki banyitura ibi ngibi? Mu by'ukuri ndagira ngo rero iki kintu aricyo tuganira. Ese Yago koko yagiye ahunze abantu? Ese Yago yagiye ahunze ku giti cye? Mu by'ukuri ariko nanjye ndagaruka ku ruhare rwa Yago urebye mu myaka ine yavuze batotezwa, abantu bashaka kumwica. Mu myaka ine iki ngiki cyari igihe cyo kugira ngo avuge, atobure yerure, avuge ibyamukomerekeje umutima we ndetse n'abagiye bamubabaza. Hari abo yagiye amayeshoninga, yavuzemo Sabe, avugamo Chita, avugamo Empire, avugamo Eminyawo, avugamo Element, avugamo Bruce Melody, avugamo Coach Gael. Abo bose ni abantu bafite izina rikomeye mu gihugu, ariko abo ngabo niyo babashije kumyeshaninga. Ese mu by'ukuri koko bari abantu bagize uruhare mu kwangisha abantu Yago, cyangwa se ni Yago wiyanze ku giti cye? Ibyo ngibyo rero ngira ngo tuganire. Mu by'ukuri rero Yago muzi nk'umunyamakuru ufite izina rikomeye cyane muri iki gihugu. Kenshi na kenshi mwagiye mumubona akora ibiganiro, kugeza ubwo yaje kuva mu biganiro avuga ngo noneho imbaraga zanjye sinzi ivana mu biganiro, ariko reka dushaka n'ibindi bintu nakora. Yago yerekeza mu gukora umuziki. Nibwo yaje gukora indirimbo Suwejo, indirimbo ye ya mbere. Suwejo atumira nk'abantu benshi, abahanzi benshi ndetse n'abastari benshi. Mwabonyemo Bandimbati, mubonamo bafata ku mavuta, mubonamo Bajuna Kizigenda, mubonamo hajya haboneka nk'abantu benshi, abahanzi benshi cyane. Noneho akoze indirimbo yiwe Suwejo iragendereye kuko ejo nandi kwireba imaze kugira 3,700,000. Amaze kwishyira hanze, urugwango rwatangiye kuva aho ngaho abantu bamwikoma. Bamwe bakavuga ngo Yago arajwigira,
abandi bavuga ngo Yago indirimbo arazishishuye, ariko sinabakongera akavuga ngo niba iyo koko iyo ndirimbo narayishishuye, mwebwe izanyu mwakoze ziri hehe? Ko mwagiye mushishura indirimbo zo muri Nigeria, mugashishura indirimbo zo muri South Africa, mwebwe izo mwakoze zanyu ku giti cyanyu ziri. Ari nawe yatanze urugero aravuga ngo abo bantu bavuga ko nashishuye indirimbo bazaza tujya muri studio turi coding indirimbo turebe ubona indirimbo mbere. Avuga yuko abahanzi benshi mu gihugu batikora indirimbo zabo. Mu by'ukuri rero Yago amaze gushyira indirimbo Isuwejo hanze, ni indirimbo yakunzwe cyane, abantu batangira kumuvugaho ibintu byinshi cyane, ngo indirimbo kuki ngo yose Isuwejo, byari mbega rwari urugamba rukomeye cyane kuri Yago. Yago rero mu by'ukuri mu minsi ishize Yago aratakwa cyane, Yago aravugwa, bakamushinja ko anywa itabi, bakamushinja ko anywa urumogi, bakamushinja ko yateye abakobwa amada, bakamushinja yuko yafashe abakobwa amavideo mu buryo butemewe. Ibyo byose ni ibirego baregaga Yago rero Yago yagiye ari mu birego byinshi cyane, gutera amada, gufata amavideo mu buryo butemewe, kunywa amatabi, ariko mu by'ukuri ibyo byose byo twafata nk'ikintu cyakuruje urwo rwango rwose. Yago yari afite sheni yaregaga cyane ku buryo umuntu wese yabona ko YouTube channel ya Yago irebwa. Hanyuma abantu bamaze kumenya ko Yago akoreramo amafaranga, ko yabonaga amafaranga akayasangira n'abandi bantu, ufite ikibazo yakagenda agatakira Yago akagikemura. Hari nabo tuzi yakoreye kuko hari abantu benshi cyane yagiye afasha kugira ngo babashe kuzamuka. Hari nabo yameshonirije ku munsi w'ejo ubwo yakoraga live ku rubuga rwa YouTube. Hanyuma rero Yago abantu bagenda bamwangisha abantu kugeza ubwo Yago yafashe umwanzuro wo gutoroka, aragenda asohoka hanze y'igihugu. Aravuga ngo ntabwo muzi igihugu, ahubwo muze agatsiko k'abantu bashaka kunyica. Kuko ngo Yago yatangaje yuko avuga yuko hari abantu bamusangaga ikabugwa aho yari atuye. Avuga ngo umunyamakuru Pundit wagiye kumureba iwe mu rugo, amusanga yicaye we n'agasuku bicaye mu rugo kwa Yago, bicaye ku meza. Yago ikintu ngo yakoze yaramukubise ngo amukubita iki, aramusohora n'agasuka aramubwira ati genda ntabwo ngikoranye ibiganiro nawe. Ubwo Yago yaravuye Kicukiro ahantu yari gukorera akazi ke gasanzwe ka buri munsi. Yago yongera kuvugamo abantu ba Diabiju bahawe amafaranga kugira ngo Diabiju yatanze amafaranga kugira ngo bazabashe kuzana umusatsi wa Yago. Uwo mwana w'umuhungu yagiye kubana na Yago, yarasanzwe azanye na Yago, anarara kwa Yago, agamufata nk'umwana mu rugo. Uwo mwana yarahawe mission yo kuzana umusatsi wa Yago. Undi mukobwa w'inshuti wa Yago aramubwira ati rero Yago uzi ibintu bigiye kukubaho, uwo mwana uri mu rugo bamutumye nk'amaneko, bamutumye umusatsi wawe, nutaba amaso uzamangamanga. Yago rero akimara kumenya yuko abo gatsiko k'abantu bagenda bamugendaho gutyo bimeze gutyo, Yago nibwo yatekereje avuga ati rero ndahunyishije ubuzima bwanjye, nshobora kuzapfa mu bintu ntazi cyangwa se mu bintu bidafatika. Yago rero nibwo mwabonye ko ejo bundi yatangaje avuga yuko yamaze kugera hanze y'igihugu, ariko avuga yuko hari abantu bari gufata inyandiko yiwe bakayivuga mu buryo atabivuzemo. Yaravuze ngo papa yakoreye igihugu, mama arakibyarira, mama aragihekera, nanjye igihugu cyarandeze kimpa ubutware, kimpa ubwenge, kirankuza, kintoza kuba nari intore. Ntabwo ngiye mpunze igihugu, ahubwo mpunze agatsiko k'abantu. Nuko rero yavuze yuko mu bantu agiye mentioninga yavuzemo Sabe, avugamo Irene Murindahabi, avugamo Rock Kimomo, avugamo Bruce Melody, avugamo Element, avugamo Junior Kizigenza, avugamo Chita, avugamo ndetse n'abandi benshi cyane bagiye bamwikoma. Abo bahanzi bose cyangwa se abastari bose nkubwiye bagiye baca kuri Yago TV show. Abo bantu bagiye bakora ibiganiro. None aravuga ngo hari abantu bakoraga ibiganiro kwa Yago, bava kwa Yago bajya gukora ku yandi mashene, aho hantu bajya gukora ibiganiro bakavuga ngo ntimuzasubire kwa Yago. Abo bana nabo cyangwa se abo bantu bakuru bakabihindukira bakabwira Yago ati runaka aratubujije gukora ikiganiro iwawe. Mwabonye ko no muri video y'ejo yavuze yuko Mico the Best yakoze ikiganiro kwa Yago. Avuye gukora ikiganiro kwa Yago agiye kwa Sabe, Sabe aramubwira ngo ntuzongeye kunteza uriya mukonyine. Urumva? Sinzi impamvu abo bantu bagifite leta yacu yaduhaye ubumwe. Leta yacu
yaduhaye ibyo twari dukeneye, ibyo twari twarabuze. Yaduhaye umutekano, yaduhaye internet, yaduhaye amashuri, yaduhaye imihanda, yaduhaye aho kuba, yaduhaye nkigira nka munyarwanda saza neza. Sinzi abantu bakigendera muri ibyo ngibyo, kubuza umuntu ngo ntazongere kujya kwa runaka. Nuko rero Yago bigenda gutyo. Yago rero ngubu tuvugana ari hanze y'igihugu. Yago yavuze yuko yahunze agatsiko k'abo bantu. Mu by'ukuri ndagira ngo wowe ukurikije uko Yago wamubonye cyangwa se ibyagiye bimuvugwaho, Yago byamuvuzweho n'ibyo cyangwa se ibyo. Hanyuma rero twaje no kubona indi video Jihad mwabonye ko Jihad, ariko ubundi ndamuharira zina ngo Jihad ko yangiriza barabise abisilamu, ko abangiriza izina ryabo. Ko Jihad mwabonye ukuntu yambaye Yago, aramwambara kugeza ubwo kumwambara byananiranye. Mwagemo amaso. Ndabashimiye cyane rero mwe mwakomeje kubana natwe. This is Nyayo TV show. Ndakugira ngo nkubwire ngo wowe utakora subscribe, making ko kuza subscribe hanyuma tujye tubasha kubana 5 kuri 5. This is